am. I'm waking. we nubwo umuntu aba ari kukubwira ukigira umuntu w'umudanje ariko buriya mbona ko nta kigenda cyawe kabisa nkuko umuvandimwe yarabivuze urajya kwaka amafaranga ukamera nk'umuntu harya ngo ari kwaka amafaranga nk'umwana bro senkani miri urumva ari amafaranga make cyakoze abantu bo mu babosi bumva nyine ko nta kirenze Isimana ngira muhamagara se ahubwo namuhamagara ntiwake senkani wakarenze aho senkani kandi igihe umuntu w'umugabo ari kumera nk'umuntu nyine ugize ikibazo umuntu w'umugabo si ngombwa ko na sister wawe kubaza ngo amafaranga ugiye kuyamaza iki akumanuza uburyo baherwa ntuka nyina gutuka kubera ko ariwe wigize umwana nyine shanda bafite ubwabo kongera kukubona shanda nakongera kumuhamagara none yanyica Simana ubundi uzi igisano cy'umugabo niko dutiye sister wawe mwana Imana sister gafatisha afite runini mu buzima bwanjye numfatiye runini ndamva nkubwire okay afite runini ndabyumva kandi cyane sibyo none se akanya nurya izo miliyoni 50 sister wawe ntuzahita umukuba uzaba bayimukire kumurusha wenda ukakubitaho n'izo senkani zindi ukayinka miliyoni n'ijana ubwo se sister wawe wowe nawe urumva azakubwira ngo y'amafaranga ngo cyangwa ubwo azahita celebrate azamushima afata umusaza wanjye yagize ubwenge dore azi gutera imbere kandi njya mugira inama buri gihe ariko mbona ameze gutya sister none hangana no biranahindutse sister wawe mubwire ngo sister burana ndi kugukinisha ntabwo nanashaka senkani we kubizi business nkamva nk'ibintu wari kumubwira ngo ari business ngo mbonye ngo ujye business ya senkani ba ugiye gucuruza ubunyobwa se ahubwo se ni kantine se ya senkani ba wenda narangura akabido k'amata nazahita ashira wowe none umubwira ati nagukinishaga ni ibintu biri seri nawe urabizi ko nta business ya senkani ba sinzi niba ari amarezo acitse cyangwa ari wowe wari unkubye cyangwa njye gukubye kwitama ntabishaka ariko none reka tuganire none sisa njye nyine amafaranga ntabwo twe turi kubwira umubare ni wowe uzi uburyo ukeneye gukira niba ushyiraho menshi ugasheta ukagira amafaranga menshi ibyo ni wowe uramenya amafaranga umubwira wenyine we nanjye sinakubwira ngo desa cyangwa ngahe uko usheta menshi niko kurya menshi ariko se mwari mwambwiye ngo 50 ngo mu munota umwe aba ari miliyoni bivuze ngo mu minota bitewe na connection rega ntabwo we buri ibintu byose nuko wahise ubifata ukahita ubyumva nabi biterwa rega n'ukuntu nyine indege imeze n'ukuntu mu kirere none se ntabwo niba mu kirere haba dodani bivuze ngo n'indege yindi isanzwe ari igera ahantu nyine ikagira jam igashaka kumanuka uko ibiciro biramanuka igahita izamuka ubwizamutse washyizeho menshi ubwo nyine nawe uburiye neza nyine nicyo utari kumva ku buryo wenda ngaho nimumbwire wenda haje mizo dodani sibyo wenda no mu kirere wenda imvura yanaguye hanyereye cyangwa se wenda ari mu gitondo harimo urume mu kirere sibyo oya wenda mu kirere ntabwo wapfa kugira urume ariko nyine bajya bavuga ko haba amadodani noneho nta byatsi bihaba mumbwire wenda mwebwe mubizi neza senkandi yakwinjiza amafaranga angahe menshi mu gihe kingana gute hagati ya miliyoni nyine n'ibihumbi 500 ubuse n'icyo tutakubwiye ubwo bivuze ngo amenshi ni miliyoni amake ni 500 mu munota ubwo bivuze ngo mu masaha mu isaha minota 60 we wibara amasaha bara business irangira bo bara amafaranga mwana cy'amasaha uzabibara amafaranga afite sister yaguhaye okay tubara amasaha umuriro tugenda no muri phone nta muriro ufite ubuse ntiharenga amasaha 10 utegereje ko umuriro uza wibara amasaha ubwo we bara inyungu nyinshi z'igihe kirekire umenye na business yagende kugira ngo umenye amafaranga mwaka n'uburyo zazinjira we twakubwiye uko ushyiraho menshi urya menshi ibindi umva none utazagira utwe tuba twagushutse noneho twe twaguhaye business umwanzuro n'uwawe noneho ntabwo turi kubwira ngo ukore ibi ngibi noneho umuntu w'umugabo niba wumva ushaka gukira urakorera amafaranga n'ubundi ari inyungu dufitemo inyungu twe tunafitemo we niba ushaka gukira twe twakurangiye business nuko twe nta bishoro tuba dufite cyangwa se noneho yakaye amafaranga ngiye yankope wowe nkukopa amafaranga yankuze ngewe noneho mbyikorere ninunguka ndagukubira kabiri cyangwa se uzamusubiza ye nyine uyanjye nzamukubira kabiri cyangwa se wowe uhitemo utaza kuvuga ngo ni natwe ngo twagize gutya ngo na gutya twe twakubwiye business fata umwanzuro uvuye ngo ibishoro byanyu ngibi mwanga aho nyungu uzamangaye ni senkani ngahita ngukubita 70 ari we muhereze senkani mu munota umwe winjije 500 cyangwa miliyoni kandi wowe watinye kubikora noneho reka nkwereke twebwe noneho tunavuye muri iyo business umwanzuro n'uwawe we numva ukeneye gukora business uguramenya uko ubigenza bitewe n'ibishoro ufite n'uburyo wumva ubishaka nukomeza kwigira umwana ntuzavuga ngo twakurabuye ubwo rero ibindi ni wowe na sister wawe ariko washatse aho umuntu mukuru ntuzagendera mu mategeko ya sister wawe hejuru y'amafaranga
man nta nubwo Yego, reba nk'ibintu byose tuba tuvuze Maze ndumva nanashatse no kugira akantu nywera ubwo wowe bitekerezeho njyewe urambwira kandi nshakira amazi yo kunywa umaze gukura mwana ubu ufite gufata umwanzuro w'ubuzima bwawe Okay. Reba muri water dispenser. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my... Oya nta kibazo. reka nkoreshe ubwira gato ndaje. It's okay ntari. Byariye se. Izere ko biriye ko zo mu ngoma zindi dukomeje kujyamo nawe za Reva Elvier ntabwo zisobanutse rwose. Se ko mbona ureba hasi gusa ngo wagira ngo hari ikintu kibaye cyadanje ariko ukatiye nanone Mana muzi ukuntu bimeze. Sister agiye gutaha. ntumva rero amahirwe yabonetse rero ko mubwira nizere ko utaza kwigira bya ubundi kuri phone umuntu gusobanura ari igihe nyine byoroha ukuntu ariko uri kwa sister wawe nizere ko ugiye kubimwumvisha noneho umuntu ari ku dore ngibi nyandiko se ngizi instructions zimusobanurira neza somere ibyo bintu byose bimubwira kandi ari seriye nabona iyo turi seriye arajya ni ibintu biri aho ngaho nyine byo kumusikaminga mpereke business irya hano kujya wirirwa wicaye aha ngaha mu nzu byahamye amafaranga ahari ari kumeneka 20,35 bifate no mu mutwe ahubwo tujya ngo ni ibintu biri gusoma nyine ngo 5 miliyoni. iryo ni ifatizo wanarya renze ariko njyewe ndumva nanarambe rwose kumeza musobanura ko ndumva Okay.
ko bigiye kugenda sibyo ngiye kuyamwaka amaso ku maso turi kureba si ibyo se nyine tuba tukubwira ubu umuntu w'umugabo gahunda bya cyana nyine no kumwereka yuko nyine uciye bugufi cyane ariko ikibazo ni kimwe sister aramutse abasanze hano byaba ari ikibazo ugomba kugenda kubera yuko ntabwo namwaka amafaranga muri aha ngaha ariko bareba yabitekerezaho kabiri ushobora gutekereza yuko mwanyoheje ampurisi asanze muri aha ngaha akabona ndi kumwaka amafaranga nayamwatse yahita atekereza yuko mwe muri aha ngaha ndongeye nyamwatse ageze aha ngaha ariko babona yahita abona yuko ibi bintu byose birimo diro akabona yuko ari mwivunika bimbwira ibyo kutubwira gutyo cy'ingenzi ni uko noneho ugiye kuba umuntu w'umugabo kugenda ubundi twere nta n'ikintu twe kiri kutuvuga twe twaguhaye umushinga twabigusiza amaboko yego inyungu ni izawe inyungu ni izawe bro inyungu ni izawe kugendaho twajya nta kibazo kugenda nta kibazo twajya nose tugende tugiye cyangwa ngo urongere duhamagare tugaruke biragenda nyine ariko nta ndi aho kugira ngo dusanga aha ngaha n'umugana avuga ko ari twe tuba twanagize twamwoheje bro reka nkubwire amahirwe masa sibyo wowe ukora ibintu byawe nisize n'agafone ubwo ibindi turi argument kurangiza nasize amahano mu gikari makumyabiri mirongo itatu na bitanu 33,500 50 miliyoni See clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no reka ngira ikibazo mfite nk'iyo ndimo kuza nkwegera nkusaba ubufasha ukabunyima ubona nziteza imbere gute kandi ubu uhora unyurira ngo ntago ntacyo nkora ngo niteze imbere nanagusaba ubufasha kugira ngo mbashe kuba nakuteza imbere ukanca amazi amambira ukankupa ngiye nkwamagaye ngira icyo nkusaba nk'ubu ngubu uri kubise uburaje mu gihe nari ndimo nkubwira ikibazo mfite ubuhize hanga urabona amaherezo narayaye Umusaza yageze ngiye kujya mu kazi. nize ku buryo ikibazo mfite utakinyemura ngo nuko ugiye mu kazi Ndababyumva barira ukareka kuza gutuma kuko ndi buze gukora akazi nawe mfite ama stress n'ibindi n'ibyo kweri. Wabyumva barira ko. ubwo bivuze ngo nanjye ugiye kumbabarira rero ko ntabwo uzongera kujya umbwira ngo nta kintu ngo nkora ngo nta kintu ngo maze ngo Kandi warambwiye ko siporo zizaguha ibintu ushaka. nese ujye ubyumva nuhora umbwira ngo siporo ngo uzamarira iki ngo nshaka ikintu nkora none ndimo ndakwaka amafaranga kugira ngo njye gutangira business zangira umumaro ejo hazaza nawe nkaba nagira ikintu nkumarira Nese izo siporo zizakugira umumaro ubundi kuki utabinyereka ko ziwufite ngo ubikuremo nk'ayo mafaranga uri kunyaka ya business. N'ubonye business akaba ari ikintu wihebeye kandi wari usanzwe ukora cyakwiye kuguhereza. niza ko n'ubundi wigeze mwere Thomas ngo ikintu cyose ngo uzajya ngo ucyemera ngo ariko ngo nakibonye kandi nkaba nawe nta igihe cyo kuba yatangira kungira umumaro kikaba kitari cyagera nyine nkaba nshaka none uko nabikora nihuse kugira ngo ntangire mbone umusaruro hakiri kare ukaba utari kubyumva si rwamaye amafaranga 150 yonyine Ngo nyine umbe 50 ni makeya nyine nashaka byibuze n'150 cyangwa 200 ariko kugira ngo na nangire 50 nturayabona wongeyeho 100. kugira ngo nangire business ifite igishoro gifatika izurumva 50 wowe yatangira business yaza Izo business ubundi ugiye gutangira uhora uri muri business udashaka gusobanura ni business. nyeze simba nabigusobanurira uje mba nahereye mbisobanura cyagiye kuri telefone ntabwo nabigusobanurira Ndabe nabyo rwose gukora bidafite pfa na ruguru singera nabibika mu mutwe wanjye. Rwose. sister mbabarire basi ndakwinginze basi n'ubwa mbere n'ubwa nyuma Mbabarira hari umuntu turi kwandikirana tujye guhura ku office. Niwe ndi gusubiza cyane rwose. bivuze ngo nyewe nta n'agaciro ubwo wampaye wagahaye abantu bandi usanga ubwo ari umugabo ugiye kure Ndabubwiye ngo ni umukiriya tujye guhura ku kazi. Mbabarira utaza no gutuma akazi nkakora nabi sibyo? Mbabarira rwose. mbabarire kuko basi ndakwinginze mbabarira amafaranga ntabwo nzongera kwaka amafaranga singiye gutangira business
ntabwo nzongera kwaka amafaranga bazi ako bazi mu mafaranga mbasha kuba nagira business nanjye ubuze nibikomeza gutyo urabona amaherezo ngiye araya nanjye mbonye umushinga ngiye gukora ni business ngiye gutangira none kwabishora ku kinyima n'ubu nzabaho gutangiye urabona njye nakeneye kwiteza imbere uzi ibintu byose uzabikora ubu ngubu siporo utajyaga wumva mbere utangiye kuziha agaciro kuko mwatse amafaranga yo kuba nagira ikindi kintu nkora wakabaye uri kunyemeza ahubwo izo siporo zawe zikaguheza amafaranga uri kubura cyangwa ukeneye ugatangira business iyo business yawe n'ibihomba n'ibyo bute niba yasubira n'inyuma ukabona kunyaka amafaranga ariko wakoze ukananyereka ko iyo siporo kuko ifite umumaro buri munsi mpangara nawe nta kintu na kimwe ushoboye uretse kunyaka amafaranga no kwicara hano ngo uri gukora ngo ndi gukora amasuku ndi kugira gute ntabwo twananiwe kwishyura umukozi nyezo ubundi yakoraga iki ngiye ntabasha gukora bazireba igihe umukozi yaba yaragendeye amafaranga wamuherezaga noneho yamezi ubu ngubu ubwo n'ubundi arengeje 150 ku kwaka basi 150 byose bibanye bari gukora umukozi n'undi wahembaga noneho wongera umuhamagara yongera aza akora akazi uko n'ubundi ngiye gutangira akazi urabumaya amafaranga yo gutangira yo gushora basi ndakwinginze nyumva ndagusabye sibyo sister mbabare woga mu mafaranga sibyo basi yangurize niba utashaka ko yameza ngo niteze imbere yamenye inguzanyo basi sibyo sinakuguriza uzishyurira ngeze singiye gukora business nzabona ukuntu ubaho mu rugo njye no kwita nyine se wakabyumvije nyine ukabimenya ukabona ko nanjye nshaka kukuruhura nanjye nkabona amafaranga atangira business nanjye natangira kugira inzara noneho wabaho neze nyine se ngiye gutangira gukora mwinjiza amafaranga aswaretse ko nanjye nawe ntanena papa se kuki utayatse mama utayatse mama amaze kuba bafite inshingano nyinshi inshingano nyinshi zikera gutunze ese mama yabazo afite ntabwo bizi ibyo papa yamushyizemo mwese muri n'abagome kimwe mbese kuki uri kwaka amafaranga umugome nyine kugira basi nanjye nigire nanjye nishobora no kukibona no gukomeza kujya mara neza amaboko imbere abantu nyuma bafite ubugome bwanjye niho buri kugaragara ubwo ubwo wamaye amafaranga wagira ku bugome ndi umugome sibyo oya ntabwo uri umugome basi mama ndi umugome da si 150 ushaka yego ngiye kuyaguha uri kunyumva mva mu kazi ndazanye kuzanye nta deni nguhaye ibyo uri kwivugisha ngo uzayungukire ndabizi ko utazigera uyungukira ko nta n'ikintu wowe washobora kumarisha amafaranga niyo ya mbere niyo ya nyuma nako ya mbere ko wafashe menshi uri kunyumva neza nta kibazo da tuzaba tubyaranye abo niyo waba urwaye gute niyo waba umeze utereka mvuge ko urwara nibyo bikomeye nta n'igiceri cyanjye habe n'ikijana uzigera wongera kubona uri kunyumva binsezeranye ayo marira wari uri kurira ndi umugome nka papa ibiki n'ibiki ibintu byinshi amafaranga ukeneye kwiteza imbere ngiye kuba witeza imbere tangiye ari senkani ubabaye 150 ndaje nyaguhe da basi mbabara ntabwo nzajya kubakora umugome oya ibyo twanabiretse ahubwo byemere neza ko ayo mafaranga ni nyaguha nta kindi kintu uzigera wongera kunkeneraho kijyanye n'amafaranga kijyanye n'iki n'amafaranga nakubwiye dukore waranze umaze kwanga sinzi izo business sinyene no kuzimenya niba narazibwiye sinanazibuka washishikaye amafaranga yakujije n'ubwanwa bungana utyo kandi wambwiraga ko siporo zayaguha nta kintu wayabonyemo kandi wangaga ko tujyana mu kazi wari kuba uyafite yawe apana kuyanyaka sibyo sezeranya ko ayo mafaranga niyaguha na kindi kintu uzigera na kimwe wongera kunsaba kijyanye n'amafaranga